turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Turi kuwa kabiri tariki 27 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2026. Ni umunsi wa 27 w'umwaka. Iri ifasha ry'umunsi tugeze ku gice cya 461. Muri kumwe na Evangeliste Mutabaruka Fulgence. Uyu munsi turagana ku ijambo rivuga ngo uzigama agafu. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 17 umurongo wa 12 havuga ngo nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nshigaje mu gaseke n'uturanguzo tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Imana idufashe cyane. Zigama agafu. Muri iyi nkuru wenda ntago dusobanura cyane bitewe n'iminota tuba dufite, ariko ni umupfakazi inzara yarateye, hanyuma nawe yari asigaje agafu gakeya n'utuvuta kugira ngo abirye hanyuma bipfire, kuko nta handi bafite ibyiringiro byo kubaho, kuko umuntu abaho uko yariye. Hanyuma Eliya umuntu w'Imana hageze aramubwira ati genda ubizane mbirye, kuko ako kebona ko zabura ifu niyo mperezo ntizabura amavuta. Abigenza uko nguko. Ibintu tubishyize mu mvugo y'umwuka, icyambere tubonyemo ifu tugereranya n'ijambo ry'Imana, tubonyemo amavuta agereranywa n'umwuka wera, kandi tubonyemo n'inkwi zigereranywa n'amasengesho. Mu buzima bwawe bwa buri munsi hari ibintu udakwiye kubura. Ijambo ry'Imana rizakame mu buzima bwawe. Nubwo wagira byinshi bikubuza ibyiringiro, nubwo wagira byinshi bikwihebesha, ariko ijambo ry'Imana rizakame umutima wawe. Kabiri, ntuzemere gukena. Nubwo wakena mu bifatika, nubwo wabura imyambaro, wabura amafaranga, wabura n'ibindi, ariko ntuzemere kubura umwuka wera. Icya gatatu, ntuzemere kubura amasengesho. Ubuzima bwawe bwa buri munsi jya uhora usenga, jya uhora utakira Imana. Iyo tubigaruye mu buzima nanone bwa buri munsi, mu buzima bw'imibereho, ijambo ry'Imana twigisha byinshi. Ijambo ry'Imana urivanamo iby'umwuka ukarivanamo n'iby'umubiri. Mu buzima busanzwe agafu karagereranya n'akantu gato cyane gashobora kuba kakurengera. Akantu gato cyane gashobora kuba ari amafaranga make cyane yahinduka igishoro cy'ubuzima. Yahinduka igishoro cy'ubuzima. N'udufaranga duke cyane, n'aka business gato cyane ubona kadafite ishusho, ariko komeza urwanye, komeza usunikiririze, komeza usunikiririze. Uyu muntu arimo aratoragura, gutoragura nyine aracyakomeje gushakisha, aracyakomeje gushaka uburyo agakorwa ke agashyigikira, n'ibindi n'ibindi. Imana wo mu ijuru rero iguha umugisha ukugirire neza, niyo kubwira ngo zigama agafu, kandi Imana yazagaheraho igutabara. Ndagushimiye ko ugize neza kubwo ijambo tuvuganye natwe. Reka usobanurire abantu bawe cyane, kandi ari bo bumvise nanjye numvise, mwuka w'Imana kutuba hafi. Mu izina rya Yesu, amen.